iby'urukundo rwawe Yesu we, byananiye kubyumva, mpora mbisoma nkabyumva byigisha, nkabikurikira ariko sinyurwa. Umwihariko w'injyana ya gospel ni uwuhe? Ducire muri make. Umwihariko w'injyana ya gospel, Yego. mu by'ukuri injyana ya gospel ni injyana ivura. Yego. Ni injyana ivura imitima y'abantu, kuko ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tuba tuvuga. Yego. Kandi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo habamo kubohoka, habamo gukira mu by'ukuri ibikomere byo ku mutima, habamo kubohoka kuva mu byaha, habamo ibintu byinshi byiza kandi niwo mwihariko wayo. Abababaye, abafite intimba, abo ngabo iyo babashije kumva ubutumwa bwo mu njyana ya gospel barushaho kongera kugubwa neza, kongera gusubirana ubuzima. Yego. Byibaza ku manywa ageze ubwo sinzira, ndabibyukana sindabishyikiraho, nabuze n'umuhanga wabisobanurira neza, babivugaho agace gato gusa mba sinyuzwe, nabuze n'umuhanga wabisobanurira neza, babivugaho agace gato gusa mba sinyuzwe. Iby'urukundo rwawe biraremereye cyane, ubwonko bwanjye ubanza butabibasha, ni wowe wenyine gusa uzi gukunda, abandi turagerageza ni ukugerageza, ariko wowe mwami wanjye ukunda urabizi, Yesu we urabizi. Okay, nongeye kugushimira aho uherereye hose, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba ndetse n'uburengera bwayo. Ni The Boss of nk'ibisanzwe, ino ni YouTube channel yanjye, yawe, yacu. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo ngiye kwakira umuhanzi. Ni umuhanzi ukomeye, ni umuhanzi ukizamuka. Ngiye nababwiye ko abagezeyo ntago cyane ari bo target yanjye. Target yanjye ni aba bahanzi bari underground cyangwa se upcoming, kugira ngo nabo turebe ko impano zabo zazamuka. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umuhanzi w'umuhanga mu njyana ya gospel. Ni umuhanzi uzi gospel cyane, uzi gucuranga gitari akayikirigita ku rwego rwo hejuru, afite ubuhanga bukabije. Ni Ndagije Sam. Uyu muhanzi rero ndagira ngo atangira bibwira. Sam ni muntu ki? Sam umeze ute? Abana fresh kabisa, ameze neza. Nkuko wari ubivuze, amazina yanjye nitwa Sam Ndagije. Yego. Aba ndi umuhanzi ukora indirimbo za gospel zo kuramya no guhimbaza Imana. Ndi umwanditsi w'indirimbo, nkaba n'umuhanzi, nkaba n'umuririmbyi wazo. Yego. Muri make, muri rusange. Yego. Sam, urakoze cyane. Hanyuma studio za The Boss barazibona ute? Ameze neza cyane. Ameze neza cyane. Ubundi ahantu hose nagiye ncanga ebana kabisa, ndabona mumeze neza n'ukuri, kandi rwose umuntu wese uhageze ni ibintu bigaragara. Yego. Uyu munsi rero twifuje kuganira nawe ku bijyanye n'injyana wihebeye. Injyana ukora arya yitwa ngo iki? Ni gospel music. Gospel music. Ni kuramya no guhimbaza Imana. Yego. Yego. Hanyuma iyi njyana ya gospel abantu benshi barayikunda. Umwihariko w'injyana ya gospel ni uwuhe? Ducire muri make. Umwihariko w'injyana ya gospel, Yego. mu by'ukuri injyana ya gospel ni injyana ivura. Yego. Ni injyana ivura imitima y'abantu, kuko ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tuba tuvuga. Yego. Kandi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo habamo kubohoka, habamo gukira mu by'ukuri ibikomere byo ku mutima, habamo kubohoka kuva mu byaha, habamo ibintu byinshi byiza kandi niwo mwihariko wayo. Abababaye, abafite intimba, abo ngabo iyo babashije
kumva ubutumwa bwo mu njyana ya gospel barushaho kongera kugubwa neza, kongera gusubirana ubuzima. yego. Ndumva wenda impamvu waba warihebeye iyo njyana ya gospel nuko ari ubuzima bw'abantu muri rusange cyane rwose. Yego. Hanyuma injyana ya gospel buriya nanjye ndayikunda, ndi umufana wawe. Yego, nziza cyane kabisa, Imana ibamugishe. yego. Nshobora kuba wenda kuko iby'iyi minsi urabizi ku basore cyane cyane nkatwe b'iyi minsi hari injyana nyinshi zidukurura tugenda twumva, ariko by'umwihariko injyana irimo impana, irimo gushima, guhimbaza Imana, uko waba umeze kose wayikunda cyane. Yego. Hanyuma wisanze muri uyu muziki ute? Buryo rero nisanze muri uyu muziki, ubundi mu buhamya burebure, wenda dushobora no kuzajya tuvuga mu bindi bihe biri imbere, ariko n'ubu ngubu mu buhamya burebure. Ubundi jyewe nabanje kuba nikundira secular music. Yego. Niririmbira secular music, nikundira hip hop, nikundira n'abaririmbyi, ariko nyuma nza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Yego. Aho rero niho nafatiwe n'inganzo ya gospel. Yego. Nkaba rwose ariyo nahisemo kujya nkora kugira ngo nanjye nshyire umusanzu, nshyire ibuye ku njyana ya gospel, ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kugira ngo dukomeze kurushaho kubwamamaza no guhindura isi n'abantu muri rusange. Yego. Urakoze cyane. Uti twamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ni byiza cyane cyane ku bantu muhimbaza Imana. Uyu musore namukunze, nagukunze cyane Sam. Imana ibamugishe. Yego. Hanyuma ino YouTube ya The Boss of Heart, ndagira ngo niba utarakora subscribe ukore subscribe hasi, hanyuma ukore like ndetse utere comment kuri iyi video, utubwire ukuntu uri murabona Sam n'iyi njyana yagiye kutunyurizaho mu kanya kamwe ku gakoryo, ngo n'udukoryo twe agiye kutunyurizaho gatoya, hanyuma dukomeze tumubaza utubazo twishi. Ndakeka ntabwo ari umunsi turi bumwakire, tumwakira umunsi ku wundi, ariko uyu munsi ndakubaza ibibazo by'umwihariko. Tunyurizeho akantu gato cyane k'umwihariko ku njyana yawe ya gospel. Ku ndirimbo yanjye. Yego, nta kibazo. Musi w'amakuba yanjye waranyumvise, ushyira hejuru ihembe ry'agakiza kanjye, unyohereza gutabarwa kubahera urusengero, ukuboko kwawe Mana karakubonye, icyakwawe kwatumye amagare n'amafarashi risinzira buwera. Ushimwe Mwami wanjye kuko utemeye ko mu muhigo w'amenyo y'abamikaga. Ushimwe Mwami wanjye kuko utemeye ko mu muhigo w'amenyo y'abamikaga. None se ubu navuga iki, cyangwa se nkareka iki? Ibyo wankoreye birenze ubwenge bwanjye, Yesu we wagize neza. None se ubu navuga iki, cyangwa se nareka iki? Ibyo wankoreye birenze ubwenge bwanjye, Yesu we wagize neza. Yego. Sam, ewana numvishe rwose utoroshye, ariko nagize amatsiko. Wambwiye ko iyi ndirimbo ari iyawe, sibyo? Indirimbo ni yanjye kabisa. Iyi ndirimbo ni iyawe. Hanyuma nahise ngira amatsiko menshi, ndibaza se iyi ndirimbo bite byayo, ni we wayihimbye, ni we wayanditse, bimeze bite? Iyi ndirimbo ni yanjye, ni njye nayiyandikiye.
kuko nakubwiye ko ndi n'umwanditsi w'indirimbo. uranandika. Ndanandika, njye nayiyandikiye, ariko indirimbo ikubiyemo amateka yanjye. Yego. Wumvise ko ntangira ndirimba ngo ku munsi w'amakuba yanjye Imana yaranyumvise. Yego. Hari ibintu byinshi umuntu aba yaragiye ahura nabyo bikomeye, Yego. ubona ko kabisa ari amakuba. Hanyuma nanjye nahuye n'ibintu bikomeye. Yego. Nsenga Imana ndayibwira ngo Mana nunkiza nzagushima. Imana inyereka ukuboko kwayo. Aho niho nakuye inganzo rero yo kuvuga ngo none se ubu navuga iki? Yego. Nareka iki? Ibyo wankoreye birenze ubwenge bwanjye. Yego. Nibyo ni byiza, numva ari byiza cyane kuba iyi ndirimbo ari iyawe, ahubwo mise nibaza ubwo umuntu ashaka kuyibona yayibona he, yayibona ate? Ese waba ugira YouTube channel n'izindi social media? Ngira YouTube channel. Yego. Ngira YouTube channel. Yitwa gute? Ntubundi ni amazina yanjye nkoresha, ni Samu Ndagije. Iyo wanditsemo Samu Ndagije kuri YouTube bihita bizamo, uhita umbona. Yego. Hari indirimbo waba warakoze ziri kuri YouTube? Zirimo, harimo n'iyi ngiyi yitwa Wagize Neza. Yego. Hari indi yitwa Nimubona. Yego. Maze gukora indirimbo ebyiri muri studio, ariko izanditse zo ni nyinshi. Ni byiza cyane kuba ufite YouTube channel, buriya ni ikintu cy'ingenzi. YouTube channel irafasha kuko umuntu ashaka kugira ngo abone ibihangano byawe asura YouTube channel yawe, hanyuma akabibona ugasanga uteye imbere, arishimye, byaba ngombwa akagufasha akanagufasha. Ahubwo nagira ngo aka kanya tubwire cyangwa se tumenyeshe abakunzi ba The Boss Bava, nk'uwifuza gufasha Samu, yifuza ko bakorana, byakunda cyane. Byakunda cyane, ngewe amarembo, imiryango irafunguye. Imiryango irafunguye, ariko urumva birasaba kuncaho. Birasaba kuncaho kuko ubusaba kwa The Boss Bava. Kwa The Boss Bava, dore The Boss Bava ngubu niwe ngira ngo ugiye kuba nabyita nk'urufunguzo cyane kwa Samu. Hanyuma ugiye kutubwira nimero zawe za telefone ku buryo umuntu yifuza kugufasha mu buryo ubwo aribwo bwose, yaba kuri mobile money cyangwa se yifuza ko mukorana, nimero yakubonaho ni nkiyi? Nibyo nk'uko ubivuze, hari igihe nk'umuntu ashobora gukenera kumfasha, kuntera inkunga, kugira ngo nkomeze kwagura ibihangano, impano yanjye. Yego. Cyangwa se akeneye ko mwandikira n'indirimbo, ko nabyo njya mbikora, cyangwa se akeneye ko tunakorana. Yego. Yakubana ate rero? Yampamagara kuri nimero yanjye 078 65 97 199. Ngo ni 078 078 078 65 65 97 199. Uwo ni Samu Ndagije. Aya masaha ucyumva iyo nimero y'isevinga kuko uyu ni umukozi cyane. So hari icyo ashaka kurenzaho Samu? Iyo nimero iri no kuri WhatsApp. Yego. Ushobora kunyandikira kuri WhatsApp, ushobora kujya kuri Facebook naho ndayikoresha, ukanyandikira aho ni Ndagijimana Samuel. Yego. Ubundi niyo mazina yanjye, Ndagijimana Samuel. Ariko ay'ubuhanzi nyine ndayahina, avuga Samu Ndagije. Samu Ndagije. Nubwo buryo umuntu ashobora kuba yambonamo. Yego, mwumvise ko Samu araboneka, utazagira ngo cyangwa se mutazitwaza ngo mwabuze Samu. Samu araboneka, yaba Facebook ariyo, ndetse iyo nimero atubwiye ko no kuri WhatsApp ibonekayo, wamwandikira rwose mukavugana. Hanyuma uyu wakiriye Samu ni The Boss Bava. Nanjye nababwiye ko iyo YouTube channel ni yacu, niho tugiye kujya twakirira abakizamuka, mbega underground cyangwa se upcoming, tugiye kujya tubakirira kuri YouTube ya The Boss Bava. Rero niba utarakora subscribe aka kanya yikore wihuse, atazagira ikiganiro kindi kigucika kwa The Boss Bava. Hanyuma ukore like, share, ndetse unatubwire muri comment igitekerezo cyawe. Ese wifuza ko twakira muri studio za The Boss Bava? Nimba ubyifuza nabyo uratwandikira muri comment,
hanyuma utubwire tubitekerezeho, nidusanga bikwiye tuzakwakira nta kibazo. Hano muri Isanga cyane cyane abapkamingi bo ndabashaka, ndabakeneye cyane, babwira ko si ibyo byonyine dukora, hari n'ibiganiro byinshi buriya bibera kuri YouTube channel ya The Boss Vava, nk'aho tuvuga ku muhanzi tukamuvugaho byinshi bitandukanye kuva akiri muto kugeza akuze. Wari ubizi Sam? Ntago nari mbizi ariko ubwo ndabimenya. So hanyuma turi ku musozo, ndagira ngo nsabe Sam atunyureza akandi kantu gasa nkaho kadusoreza. Ndumva watunyuriza akandi gato. Hanyuma ngiye gukora ku ndirimbo yanjye yindi yitwa Nimubona. Ubwo turakomeza wenda ni ariko utarakoraho ufite indirimbo zingahe harya buriya? Izo nakoze ni ebyiri muri studio, ziri no kuri YouTube channel yanjye. Yego. Ngira ngo abantu bagende bazirebe kuri Sam Ndagije, Kuri Sam Ndagije bakore subscribe, yego, share na comment na like. nibyo rwose, mukore subscribe kuri YouTube channel ya Sam Ndagije, mubikore rwose. Tunyureza ako kantu twihuse. Zanezerwa nimubona, zareremba nimubona, zaruhuka nimubona, zizongera kubabara. Zanezerwa nimubona, zaririmba nimubona, zaruhuka nimubona, zizongera kubabara. Zanezerwa nimubona, zareremba nimubona, zaruhuka nimubona, zizongera kubabara. Urakwiriye, urabereye, izina ryanjye riri ku mutima wawe. Icyo ni ikintu gihora kinyubaka, icyo ni ikintu gihora kinyubaka. Urakwiriye, urabereye, izina ryanjye riri ku mutima wawe. Icyo ni ikintu gihora kinyubaka, icyo ni ikintu gihora kinyubaka. Samu urarenze Sam. Uzi umuziki kawukore mu ntoki. Yana kabisa, ndagerageza. Abantu mudukurikiye rwose, uyu musore arashoboye, ngira ngo murabibona. Murabibona, ntago wenda ari ibyo ku munwa gusa, mu bikorwa uyu musore arashoboye, ni Sam. Ariko nanone ntago mwakiriye uyu munsi gusa, tugiye kujya tubana umunsi ku wundi. Sam adususurutse cyane cyane ku ma live, mbabwira ngo mujye mwitabira ama live yacu kuri TikTok, kuko Sam agiye kujya adususurutsa, aduha injyana ya gospel. Hanyuma iki kiganiro cyacu reka tugisoreze hano. Wowe wakurikiye The Boss Vava turagushimiye cyane, ndetse uzagaruke kora subscribe aho hasi kugira ngo uzagaruke bikoroheye ujye utubona ibiganiro byacu dushyiraho umunsi ku wundi. Tuzaza tujya kubigezaho byakugezeho nawe. Hanyuma uyu muhanzi wacu Sam, njye namushimiye, twagushimiye kuba witabiriye ubutumire bwacu, cyangwa se waje kuri The Boss Vava. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane nanjye kuba mwanyakiriye kuri The Boss Vava. Yego, Imana ibaho umugisha cyane. dusuhuza n'icyo babwira abagukurikiye, abakunzi bawe. Icyo nabwira abakunzi banjye, gukomeza bagakunda ibihangano byanjye. Yego,
bakanshyigikira, bagakora subscribe kuri channel yanjye Sam Ndagije, yego bagasharinga n'inshuti zabo, yego nibyo ndetse n'abantera inkunga, yaba iy'amafaranga, yaba iy'amasengesho, yaba iyo kugira ngo n'ibindi bihangano mbone uburyo bwo kubikora nabo babikora, bakanyuza inkunga kuri ya nimero nababwiye. Ndumva ari icyo ngicyo. Murakoze. yego, twagushimiye ko witabiriye ubutumire bwacu The Boss Over. Murakoze cyane. Yego, murakoze nawe.